ese ni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe iryo jambo ntuzongere kurivuga uri mwe no mugabo. Bagira ngo nkubwire ko muri sa yanyanze ibi byose uzabyishura, ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. ese ni njyewe banyoboje nshaka umuntu uyobora ushinzwe kuyobora wari icyapa kiyobora abagenzi. Ndakubwiye ngo fata mbere kujya kureba kwizo nyama zaje. Birumvikana se ko utambura umunsi wa mbere ukuntu wagenze ku kazi nawe. Shanyine mwine mushitera amaboko. Urumva byari byancanze ibyo byanyubera ko nkuje n'umuhungu ushaho umwana mwiza yamfashije. Jimmy, ndarota ibyo mbona nibyo cyangwa si byo? Nuko Imana mbabara ni Satani pe. Ni Satani? ese ni njyewe muri sa mu minsi 2 amaze atangiye akazi atangiye kujya ataha amajoro. Aho nibeshye ko hari ari umugabo mu rugo ubu ntiyabyibeshyeho. Mama ariko muba bayite koko umurisa yatashye kare nuko abwo yaje atameze neza. So ikibazo kiri hehe? Bivuze ngo araryamye nyine. Kuryama nibyo biri mu mukize uyihe mpamvu atagiye kwa muganga. Ntago arwaye bya cyane ku buryo yajya kwa muganga pe, gusa yamenya ko atameze neza. Ikindi kandi ibintu uri kuvuga by'ibiryo aranabonye harimo isosi turasonga ubugari turye byo. Ibyo ubugari byo gusonga byihorere nsobanurira akazi bamurangiye gasige gatuma ataharwaye. Nakahe kazi? Cyaburanze tamo none si by'akazi kuba arwaye cyangwa afite umunaniro bihurira hehe n'iby'akazi? Akoma wajya ugenza gake koko akunda kubumbwira utewe umurisa kuba arwaye ntaho bihurira no kuvuga ngo nakazi. Ahubwo ejo yagiye gusura Safi mu mushuti we ngo agiye kumubwira yuko yabonye akazi gashyashya agezeyo ngo asanga Safi aryamanye n'umusheri we ngo bakundana. So rero ubwo bya nyine yananiwe kubyakira biba ikibazo. Agasani ariko abakobwa bo babaye bati aratinyuka cinye mu inshuti ye. Gusa umva ari ibintu birenze. Yewe n'uwo muhungu batereta ari babiri nawe niyemuka umuntu w'umuhungu arifataga agafata abakobwa babiri baziranye tena b'inshuti bose akaryamana nabo cyane muri sabara ryamanye. Zagenda ubaze wawe ndi mishuwirirwe nshingira. Ukimuka ushatse kuvuga iki? Mishu kandi umuzanye uti ibyo tubyihorere ma. Gusa menya yuko atameze neza arwaye kandi ikindi yamahane yawe ubyukana no kuri umugenzereze gake umenye ko basarye arwaye nurangiza byibuze umugiri imwe za kibyeyi. Ndumva ameze nabi pe kahofa n'ukiri mugenda mutekera icyayi umwe hafi. Sawa ahubwo ibyo ngibyo mutekera icyayi mubwira uti komera ihangane. Mama yo mwijoro abakobwa babiri bisashobora kuba hangayitse. Ngwino. Turidi. Akamaza shirisoni ko. Uratinyutse ibirenge byawe biratogatoga. Uraza uje mu rugo. Niburiyo wihangana. Iyo wihangana muri sakamara nk'ukwezi ukabona kumukorera biriya bintu byari kuba bigutwaye. Nukuri mama ndabengize mu mbabarire pe ko nanjye nishinja amakosa. Ndagusabye mpuza n'umurisa musaba imbabazi. Ewe wishinja amakosa utayishinja se cyo nkundira abantu rwose. Reba nk'imyambarire ufite reba ibyo uje kunyereka. Musa ntawe hari niyo yaba hari sinamuhuza n'indaya nkawe cyangwa shitani kazi nkawe. Ntango kurushinze hejuru. Shinguka hejuru. Baba mama kwenda kwinjiza. Kuko mu byukuri yenda bisiko nakoze amakosa. Ukuri mama ndabenginze nanjye ntabwo yari ngewe nabitewe n'irari pe kandi rwose narakoreye ubusa kubera ko Jimmy yahise ananya. Irari urabyemeye ko ari irari?
Jimmy yarakwanze habivuga wandanya habivuga nirare ryabiguteye uratinya kubivuga imbere yanjye nkabura n'umurisa ndakwinginze uratinya kubivuga imbere yanjye ngo nirare hanyanya umva ubwenge bwari bwiza iyo butaza kumenywa na bose uzabujyana aho batazi uburaya bwawe bwanjijwe ndabuze nkumva imbere kuko wambabariye ko nkwinginze ndagusabye no kuri kwimana n'ukuri byarakoze nanjye ndimo ndabyicuza pe uravuze ngo gende nyoko njye urona nakubyara nabyara indaya nkawe mbumbura amaso wamaze kugenda cyangwa uncomozo nkoresha icyaha wagiye wantuza we nkoze ibibi uzatinyuka ibyo birenge byawe kongera kubyerekeza hano uzambona n'imyangaro yose ugomba kuza iwanjye zinazo ni ingaruka za Murisa wese ko umuntu w'imisatsi yagize gutyo nk'iy'abasazi n'ibya byakurenze byagenze gute uvuye muri siporo uvuye kwiruka mbese ahubwo se ko utakoze uvuye kubiyereraye indese ko wowe uvuye kubiyereraye wase we kumbwira nabi ntabwo mvuye hano none namerekeje David simugeje hano hepfo ndanatinze bitese ko umuntu unyuka inabi bundi bigenze bite kireka umunsi umwe wabuyereye ukaza ugasanga umurambo ahangaha umurambo nyine rura rukobwa ngo ni Safi ruvuye ahangaha ruza ruvuga ngo urashaka Murisa umva ye ngo amusabe imbabazi ku byabaye kwinde Murisa kawo hano nakumira gusa jano kugira uti ariko ongera umbwire utambwira yuko yarwanye n'Umurisa wanjye ngo Murisa arwana n'Umurisa se Umurisa arahari Umurisa arahanga cyangwa arwanye nanjye umva karaje ndamubwira nti wa mukobwa we wagiye ntago nashakaga ko Murisa musanga ahangaha ngo yongera mu avuye hano none avuye aha namwe ni wagiye umukobwa arakomeza arahatiriza wagiye wa mukobwa arahatiriza birangira turwanye cyakora yagize n'Imana de yahasanga ngiye ngo nkwereke ngo mutura umujinya wose mfite n'ukuntu yababaje Umurisa ngo n'ukuntu yababaje Umurisa cyabagira ngo bana narabyibaje ariko bireka umunsi uzaba umwe duhurire hano nkwereke utumva ngo ndwaniriye Murisa ngugire ngo byararangiye kandi utagira ngo nibagiye kwimirwa wese utangiye kuza muri rugo ari wowe wayizanye ahangaha ndumva uratangiye si wowe sinabikubwiye umbwira iki kabigana nkubwira mama ufite impamvu yatuma ubana n'Umurisa neza reba hano ufite impamvu yatuma ubana n'Umurisa neza nushaka kujya utuza ikindi kandi jya umenya ko ahantu mubana muri babiri hataburamo n'ubundi bibazo ibyiza cyangwa ibibi rero n'ubundi jya wihangana kandi ikindi mbona iyo ari hari yarimo arakushukana n'amakaro arimo arayakuba n'ibyo byombo mbona wowe wishimye ariko haza akabazo gatoya nkabona wese uhinduka windutse nk'inyamaswa nese ibyo nkubwira sibyo yewe kandi ikindi byabe ntago ari byiza babyita kwikunda ubwo rero bigize padiri uje kunyihanisha ibyaha gusura mukobwa agize amahirwe nari kumukosora umva mukosora ese mama ko mbona washyushye umutwe warakaye kandi nzi ko Umurisa utamukunda ubwo yaba ari ngiye bundi babyagenze gutura mukobwa bayagucitse ari wowe ari ngiye yagukoze nyine akagukora bire bintu agatinyuka kuza hano agatinyuka kuza aha namwica umva muga nanga indaya muga indaya zatumye tubaho nabige nawe zituma sana ndi mu buzima bwiza ntangira kugenda mu ngo z'abaturanyi genda mbaririza ngo ntawe ufite imyenda ngo mfure muga nabagaho mfite icyo cy'ibirayi mu nzu cyonyine nzi ngo ku munsi turarya ibirayi bibiri ntafite n'amakara yo kuba nabiteka cyangwa ngo mbyotse nkajya kubyokesha mu baturanyi nkaguhereza kimwe nkarya ikindi nkamenya ngo ifunguro ry'umunsi rirarangiye kubw'ibyo nanga indaya izo zatumye mbaho nabi nyumva mwana we iki cyonyine nicyo gituma mba numva nagushakira umukobwa warezwe ngo ejo nawe waba uzabyara batazaruha nk'uko warushye mwana wawe wowe nyibutse ayo mateka pe sibyo gusa nawe ndagusaba ko bino bintu wabigendamo buhoro ejo utazankurura ikishi ugasanga uricuza nyuma yaho ariko mugabo uramisha iki mwana wanjye kuvugira mu migani hari amakosa waba uzi kuri misho
Amariga ntabwo nakwishimira kuvuga, ntabwo ari uko mabi y'umuntu wese uyavuga, cyane yuko natwe ari ibyo dukora bibi umuntu atifuza yuko bavuga. Mama, mpora nkubwira iki ngiki, Mishu ni yero urakumva yuko yakubwiza ukuri, nzamubabarira. Udashaka kubimbwira, okay, icyo kiganiro tukihorere. Gusa Safi agize amahirwe, nibura ikintu kiri kumbabaza ni ukuntu ntamukomerekeje, nibura ngo mukubite mukomeretse nko mu isura, ku buryo azabiboneraho isomo akabona ko inda yazibaho nabi, bakagufunga. Nese ubwo amawe nsitsa none uyobewe ko kwihana muri kino gihugu bitemewe? Are umva, igihugu nacyo kidakubita imbwa cyorora imisega myinshi. Jya muzanira n'amazi n'inywere. Amaro w'inyisekereza ahise gutera n'icyakase. Mbe mbere sijya nzanira amazi atakintera se. Ukunda kugenda ubundi nk'ubu ngubu uvuyeho ubu ngubu. Mama yari yantumye kuri banki, ndananyusha. Kuri banki se kugira ute? Hari ibintu namviye kumurebera ko babimwohereje. Ase ubundi ubwo uzabarize inkuru kweli. Uzo mu Rwanda ubereye hano? Mu Rwanda umwanjye arisha umuntu. Wese kandi mwapfuye iki? Oya, ntabwo ari ngewe. Habaye iki? Hajya ngo Safi avuye hano. Safi ngo vuye hano ngo aje gusaba imbabazi ngo kuri bya bindi, ariko arwanya na mama bari bicaye. Akabakobwa koko ntibashirika isoni. Yaraje kundeba se cyangwa yaraje hari ibindi byari byo? Ese kureba arakazi mwe mufitanye nyine ngo yaraje gusaba imbabazi nyine. Ariko ngo arwanya na mama kweri. Mama aramuhosoreye ntabizi, ubundi se yazaga hano kumara cyagenzwa n'iki? Ese ko numva ubundi uri kubivuga nkaho utabizi neza, ntabwo wari uhari? Reka narimerekeje David yaravuye hano, ngarutse nyine numva arwanya inkoyo. Babizi kereka ubwo nkiyamwica none. Mama se ari he? Siko mbona bikubabaje bundi. Ko mbona bikubabaje kandi warajya kunga ngo mbabarira ngo Mishu kandi wowe utabasha no kubabarira Jimmy na Safi. Shabyo rero ntabwo uzi uburyo bibabazamo. Ariko biba bitarakubayeho byose amavuzaga ko ari kundi karahandurika. Ariko ntacyo nabuze uburibwe bwabyo. Gere kuretse ko ntanamubabarira, burya hari ikintu kiba kigasigura urukundo rwose wari ufite uyu muntu. Nje byanshizemo burundu umugara, ntabwo nzanamubabarira. Ibyo tubyihorere gusa nanone burya urukundo ruravuna. Buriya niba koko uramutse ukunda Jimmy wakamubabariye pe. Impamvu nkubwira gutyo nanjye yomba biriya Mishu yakoze yomba munaramukundaga nakabaye naramubabariye, kunze uburyo urukundo ruvuna. So numva wamubabarira. Ukavugisha uko nigeze kubyifuza, ariko umutima wanjye wabaye nk'igisebe, nta nubwo njya mbitekereza kuzongera kubabara, sinzongera no kubatekerezaho ubuzima bwanjye rwose. Nyibwirira ahantu mama ari hepfo. Ari aho ngaho, ari muri iyo jaride aho yari kuri telefone. Sawa reka mure. Sawa. Se urugira ngo hari icyo narenzaho. Uko nabikubwiye nyine nuko bimeze. Shanga. Buretse gato mvugane n'umwana. Shanga natinze nasanze abantu benshi none umurongo uri ntago nari no kuvayo. Ntago nubwo watinze cyane. Higo. Aho gushanga ibintu mugaba mbwe nibyo. Safi avuye hano. Umva. Ibyo akubwiye nibyo. Gusa ingorane nagize yansanze ndi jyenyine. Ndetse ko nanjye muhaye isomo. Ntashobora kuzagaruka. Akamana stembizi mani kunda abantu ibaze nk'iyansanga ahangaha. Muri ntago nari kubyemera ko gusanga. Nanjye no mpamvu mushushubikanyije ngo agende. Ariko Imana ihangana koko. Kaje kiriza nsabira imbabazi muri isa ndakwinginze. Ubundi gihe hari igihe njya mbona hari igihe Satani azakubita abantu. Ibaza umwana utinyuka kuvuga ni Satani wanshutse niwe wige. Ni Satani wamushutse we kugira ngo aguce inyuma. Akonde muri yigeze nibura guhamagara kuri telefone ngo gusaba imbabazi. Ntago ngiye amamagara rega bombe narababrotse nta numwe ukibasha no kumamagara. Nta n'icyo navugana nabo ma
baraporotse niyo ngegera y'umuhungu bose baraporotse bose ahubwo shanga ni ukuri wakoze ni ukuri wakoze pe muri nanga indaya n'igisa nazo nawe niba uzi ko hari imico mibi ugira niba uzi ko nawe uwo muhungu mwaryamanye ntabwo urugo warwa icyo nkubwiza ukuri oya shanga nanjye ndabitinya pe njyewe nta kintu na kimwe nanjye ndabitinya ni ukuri kandi ntabwo nagira imico nk'iyabo kandi shanga ni ukuri wakoze kundwanirira nubwo nari imbari oya ibyo nta birenze ubundi ntabwo naterwa ngo ndeke kwitabara nta birenze rwose nakoze ni ukuri wakoze shanga reka njye gusasa rero nabyutse nirukanka sinabona ukuntu nsasa ntabwo washashe nyine ntabwo nashashe nabyutse nirukanka shanga ariko reka mbikore ko ugenda usasa bite byawe uragenzwa n'iki swembaza bite byawe uragenzwa n'iki uje gusaba imbabazi yego akabungu muri abana beza kabisa uvuye iwanyu uretetana uje gusura umurisa umusaba imbabazi kubw'ibyo wakoze yego mbabarira umbwira ko atari cyo kikugenza siko mwibagirwa vuba muri ndakwinginze no kuri sinavuga ko nari umunyamafuti yego ndiwe nagize gutya mbura controle ndaguhemukira kandi urabizi ko ngukunda ikindi kandi ntabwo nshobora kwibagirwa neza wangiriye nari mbizi kabisa ubu uje kumbeshya urabona ndi umwana w'igitambambuga ugiye kubeshya amagambo yose wishakiye nkakumva nkagutega amatwi yigo niko ubitekereza si uwo ndiwe rero uje kumbeshya ibyo biboneye wowe ibyo ngibyo utazibagirwa rero ariko ushaka kubimenyaho genda ubyubakire ushyira muri mizi ujye ubyibuka nk'ibindi byose sibyo kandi ntuzibagirwa no kwibuka icyo napfuye nawe sererezi gusa muri ndakwinginze n'ukuri amahirwe yandi ayangaya ya kabiri bwonyine wamfasha Safina ntabwo nyimuvugisha usibye nawe nta n'undi mukobwa nshobora kuvugisha kandi mbabarire nyumve nyende ukubwira wabyumvise sibyo fasha usoke hariya ndakwinginze basi ndekura ntogere no kunkoraho sohoka ca hariya cyangwa mvuze induru mvuga ase wanyumvishe ko bizi ko ngukunda koko kwicuza morani sohoka kwicuza morani Eseni njyewe wahisemo kubukombayeho